ndagushimira ko waduhaye uburyo, ndagushimira ko waduhaye igihe cyo kukunezererwa no kuguhimbaza tuvuga gukomera kwawe. Hari byinshi muri iyi si bikomeretsa, hari byinshi muri iyi si bibabaza, hari byinshi muri iyi si bifurisereza, hari byinshi muri iyi si bimeze nabi, ariko dufite aho dusubirizwa mu imbaraga, nukuza imbere yawe tugushima tuvuga gukomera no kugira neza kwawe. Turagushimira kubw'abana ba uhaye umugoroba mwiza, turagushimira kubw'abana ba baje kugutaramira, turagushimira kubw'abana ba baje kuguhimbaza, turagushimira kubw'abana ba baje gutega amatwi mu bicu babwira. Nta wundi wahaza iyi mitima, nta wundi wagirira neza baba, nta wundi wabafasha, nta wundi watanga ihumure, nta wundi watanga amahoro, nta wundi watanga ibyiringiro, nta wundi wakomora, nta wundi watanga imbaraga uretse wowe Mana yo mu ijuru. Niyo mpamvu duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Dusengeye umukozi wa Mana, umukoresha nk'igikoresho cyawe. Dusengeye umukozi wawe, amagambo washize muri we Mana aze mu mitima yacu, agira icyo arema, agira icyo yubaka, agira ibyiringiro atanga, agira ikindi kindi akora, kugira ngo buri wese wanje muri iri teraniro ataha anezerewe avuga gukomera no kugira neza kw'Imana. Ntawagusanze Mwana, uzikorera amaboko, nta n'uwakumenye uzababara iteka ryose, kuko dufite ihumure, kandi ihumure ribonerwa muri wowe Mana. Ijambo ryawe urishigikire, ijambo ryawe urikoreshe, ijambo ryawe uryambike imbaraga, kugira ngo buri wese uryakira rimubere umutsima w'ubugingo utanga imbaraga muri iki gihe. Urakoze Mana, natwe abicaye uduhe ihumure ryo mu mutima, uduhe guturiza imbere yawe, uduhe kugaburirwa nawe, uduhe guhazwa nawe, uduhe data bujuru mu ijuru iby'ubugingo bwacu n'ubwenge bwacu n'imibiri yacu bikeneye biturutse iwawe. Tuzambaje mu izina rya Yesu, amen. Reka mbasabe twese duhagaze, twigore duhagarare. Yes, igore rwose uhaguruke, uri kumwe nawe ubona afite intege nke umuhagurutse. Reka ngusabe uhobera abantu atriste batanu, ubabwire ngo uyu mugoroba n'umugoroba wawe mu izina rya Yesu. Make sure kubahobereye abantu batanu, ubabwire ngo this is your night. Utazi izina umubazi izina, uyu ni umugoroba wo kugendererwa n'Imana. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Aha. Munyemerere tumukomera amashyi umwami w'abami. Tumukomera amashyi menshi, oya tumuvugirize impundu. Tumukomera amashyi menshi. Arakwiriye, arakwiriye, arakwiriye. Wow. Fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane. Fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane. Ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye. Urakoze Mwami kubwa presence yawe, urakoze kubw'ijambo ryawe. Reka ukora imirimo yawe hagati mu bwoko bwawe. Lekando bradia shante kabagos. Ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari
Imana ibahe umugisha. Reka twicarire. Ndanezerewe cyane kuba hano. Ni umugisha udasanzwe guterana namwe, kandi nk'ibisanzwe ahangaha ni mu rugo. Samu wagumaho, gumaho dukorana ivugabutumwa, nanjye niho mba nkuboneye. Rero ndanezerewe cyane kuba hano. Kuba tanzi nitwa Jackson, ariko ndi umwana hano ni mu rugo, kandi mbishimiye Imana cyane. Amen. Nubwo utabyishimira uzanshyira heza. Ndi umwana, nivuze ngo ndi umwana hano mu rugo. Yes. Rero ndashimye cyane ababyeyi, ndabashimiye ku bwa platform mwaduhaye. Reverano kuri Imana ibahe umugisha. Ntabwo tuyifata for granted, aba ari umugisha guhagarara ku gatuti namwe muhagarara ho, ndetse n'abandi bashumba. Imana ibahe umugisha cyane cyane. Narindi kuvuga ko ndi umwana hano mu rugo, nibyo koko. Umuhamagaro wanjye tonto arabizi, kuva kera 2013 na 4 twabwirizaga hano mu banyeshuri, niho nahuriye n'umubyeyi. By'umwihariko aza no kunshingira umukobwa, madamu wanjye. Ubwo nanjye kuvuga ngo umukobwa wanjye madamu wanjye ni umukobwa we, so urumva amata yabyaye amavuta, tuvuge ngo amen. So rero hano ni mu rugo, iyo ndi hano mba ndi mu rugo. Imana ibahe umugisha. Ndashimira cyane na tonto Augustin, twamenyanye kuva kera, iyo myaka yose na n'uyu munsi turacyari kumwe, aracyadushyigikira, turacyakorana umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. N'ubuyobozi bwose bwa Dezami ndabashimiye. Pastor Jean Paul turagukunda cyane. Imana ibahe umugisha mwese, abaririmbyi mwese. Imana ibahe umugisha, n'abakristo muri rusange. Shima Imana ku bw'aba bene data twagendanye. Imana ibahe umugisha, ndetse n'abandi badukurikiye online. May God bless you for following our service. Rero Imana ibahe umugisha. Ndibaza nta byinshi, reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Abakunda ijambo ry'Imana tuvuge ngo amen. Biri serious mukunda ijambo ry'Imana? Abakunda ijambo ry'Imana tuvuge ngo amen. Uyu munsi ndashaka ko tuganira, cyangwa se umwuka w'Imana yanshyize ku mutima. Abinyuma muri kunyumva neza? Okay. Imana yanshyize ku mutima ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4. Butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4. Turahera ku murongo, ni igice cyose ariko ndibaza mu kizi, ariko duhere ku murongo wa 13. Ni igice nkunda kiryoshye cyane. Kaduhere ku murongo wa 13. Badushyireho icyanditswe hano imbere. Udafite Bibiliya ashobora gufollowinga scriptures. Reka dusome mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 4. Turahera ku murongo wa 13. Bibiliya yavuze ngo, Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira iki? Inyota. Tugendane tuvuge ngo amen. 14. Ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose. Turi gusoma. Ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'iki? My goodness. Ntago Kristo amazi atanga ntago tuyanywa gusa, ahubwo afite imbaraga zo kuduhindura amasoko, ku buryo natwe tuyaha abandi banyotewe bagakira inyota. Tuvuge ngo haleluya. Uyu mugoroba turaza kugira ibihe byiza. Tuvuge ngo amen. Azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. 15. Twihute. Umugore aramubwira ati, databuja, makuru ayo mazi nazagira inyota kandi nazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Umugore aracyari mu mubiri. Yego mwabyumvishe? Tuvuge ngo amen. Nkunda kugira tube dukurikira. Tuvuge ngo amen. Umugore aracyari mu mubiri. Yesu ari kuvuga amazi amara inyota. Amara inyota y'icyaha, amara inyota y'iby'isi. Umugore nawe aracyari mu mubiri, arifuza amazi kugira ngo ashire inyota, yego, ariko atazongera kugira gute? Kugaruka kuvoma, kuko hari hamubereye kure. Yesu aramubwira ngo
kandi ntazagaruka kuva mu 16. Please hurry up, next verse. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze kuri yuko udafite umugabo. 18 kuko ari we wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubusu wawe, ibyo ubivuze ukuri. Next. Umugore aramubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi. Umugore mwibuke, umugore yatangiriye mu mubiri, yego. Utangiye kino gice Yesu aza kumusaba amazi, kama ati kuri ndi umusamariyakazi wowe ukaba uri umuyuda kandi turanenana. Byatangiye banenana, birangira amubwira ati ndashaka amazi kugira ngo ntazagira gute ntazongera kugaruka no kuvoma. Aracyari mu mubiri, ariko Yesu amukubisa akantu k'umwuka. Umugore agize yishurirwa ngo ni umuhanuzi. Bishatse kuvuga iki? Uko utindana na Yesu ugenda usobanukirwa uwo ari we. You are getting my point? So now uko ari kugenda agira na conversation na Kristo, umugore ari kugenda ari yarazinga, uzi uko narindi mu mubiri, uzi uko ntarinzi uwo nahuye nawe, kumbuyu ni umuhanuzi. Kubera iki? Amukubise prophecy, aranje ati uyu ni umuhanuzi. Wait, mukurikirane story. Mwarambiwe gusoma? Biraryoshye? Umva neza. Basogokuruza bacu 20 basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye kugira gute gusengerwa. 21 please. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera. Urumva hano conversation igeze? Ndagusabye nuze gutaha uze gusubiramo kire gice cyose wumva ino conversation y'uyu mugore na Yesu. He is very very interested. Nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi. Mani magambo, kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu bagiraga imisozi bagendaga gusengeraho. Murangurikiye neza? Muribuka Ana agishiro? Yes, niyo misozi ndetse ni Yerusalemu yose bakagenda bakayisengeramo. Ariko look, Yesu aramubwira ngo igihe kizaza, nyizera igihe kizaza ubwo batazajya bajya kunsengera i Yerusalemu, ahubwo bazaza. Umvana agiye kumudirectinga, niho nshaka ko tuganira. Dore mwebweho 21 please. Is it? Yes, 22 please. Dore mwebweho musenga icyo mutazi. Uzima icyo yavugaga hano, bajyaga gusenga bakajya ku musozi Yerusalemu, bumva ko uwo musozi niho Imana yonyine iri bugire gute iri bubumvire. Umva rero, Yesu aramubwira ngo dore mwebweho musenga icyo mutazi. Ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava. Tugendane neza. 23. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abagira gute abasenga by'ukuri basengera data batamusengera Yerusalemu, batamusengera Ishiro, batamusengera Kanyarira, batamusengera Cyamatare. Uyu mugoroba biraza koroha tuvuge ngo amen. Batamusengera Yerusalemu, batamusengera hano, ahubwo umva hano yaba directings. This is very powerful secret of prayer. Aha niho hantu hibanga ho gusengera. Tuvuge ngo amen. Umva, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri. Mu yandi magambo, i Yerusalemu havuyeho, twinjira ahantu hitwa mu mwuka n'ahantu bita mu kuri. Kuko data ashaka benabo aribo bagira gute bamusenga. King James version ntabwo ikoresha ijambo gusenga, ikoresha ijambo worship. Can you please? King James. Now when the true worshippers shall worship the Father in the Spirit and in the truth, for the Father seek such to worship him. Look. Gira mugezi wangu bon appétit.
Aya munyeganyeza ariko munyeganyeza ubwe ngo bon appétit. Apana ibintu byo gu la casa brada shanta. Just iminota mikeya ukurikira umva ubutumwa bw'Imana yamaye kukugezaho. Ngiye kuvuga kuri topic ivuga encountering Jesus. Encountering Jesus cyangwa se guhura na Kristo. Tuvuge ngo amen. Vuga ngo guhura na Kristo. Umndebere mugenzi wawe ntaze guhaguruka. Iyo tugeze mu ijambo ry'Imana nta guhaguruka no gukora follow. Nanjye ni minota mikeya tugasenga tugasoza. Tuvuge ngo amen. Encountering Jesus cyangwa se guhura na Kristo. Guhura na Kristo. Mumurikire neza. Ubuzima bwa Gikristo, ubuzima bwose bwa Gikristo bukomera cyangwa se bushikama bitewe n'urutare wubatseho. Murangurikiye neza? Reka dutangire gutya. Tuvuge ngo amen. Hagira umuntu uvuga ngo avance. Nimba utanazi igifaransa ugiye wijijisha. Vuga ngo avance. Uvuga ngo egera imbere. Vuga ngo cyane avance. Ubuzima bwa Gikristo mukurikire. Ubuzima bwa Gikristo, ubuzima bushamikiye mu gushimisha Imana ndetse no guhimbaza Imana, ntabwo ari ubuzima buvuga Yesu, ntabwo ari ubuzima buvuga ngo ndi umukristo. Ni ubuzima bwubakiye ku rutare ari rwo Kristo. Uzi impamvu? Ni wubaka ku rutare ari rwo Kristo, ubuzima bwa ntabwo buzigera bunyeganyega. Mani magambo, Kristo niwe foundation, niwe rutare. Muribuka wa mugani yaciye umunyabwenge yubatse ku mucanga undi yubaka ku rutare. So rura rutare, that rock, urwo rutare ni rwo Kristo. Mani magambo, urutare rwakagombye kubakirwaho ubuzima bwawe bw'umwuka ni urutare rwitwa Kristo. Murangurikiye neza? Ubwo buzima bwa Gikristo iyo bwubakiye ku rutare ari rwo Kristo, nta kintu na kimwe kikunyeganyeza. Haba ibihe unyuramo, habe intambara ucamo, habe ibyiza ntibigukura kuri Kristo, habe ibibi ntibigukura kuri Kristo. Kubera iki? Wubatswe ku rutare. Murangurikiye neza? Wubatswe kuki? Ku rutare. Bene magambo, iyo turi kureba ubuzima bwawe, dushobora kuobservinga ubuzima bwawe, uburyo witwara, uburyo uvuga, uburyo wiyexprima, tukareba ubuzima bwawe bwubatswe kuki. Iyo tureba ibihe bikugiraho influence, iyo tureba ibihe biguhindura, mu gitondo wari yishimye, ku mugoroba urarakaye, uri seasonal change, urahinduka by season. Umva ikiba tuhita tureba ubuzima bwawe bwubakiye ku ruhe rutare. Murangurikiye neza? Icya kabiri, ubuzima bwa Gikristo ntago babuvuga, barabuba. You get? Ubuzima bwa Gikristo ntago baburirimba, ntago babupresenta, ntago babuhi, no, ahubwo umuntu arakureba, akikureba gusa. Hari inkuru nkunda muri Bibiliya, tuvuge ngo haleluya. Hari inkuru nkunda muri Bibiliya, muribuka igihe umushunemukazi mu bami ba kabiri I think yabonye Elisa ngo ahita abona ko ari umuntu wera w'Imana. Nuko birivuga umuntu wera w'Imana. Elisa ntago yigeze yivuga, ntago yigeze ngo ngende umuhanuzi international manurira. No. Ahubwo yabonye ukuntu avuga, yarebye ukuntu agenda, aramwitegera bati no, uyu ni umuntu wera w'Imana. Bisobanura iki? Ubuzima bwa Gikristo ntago bugira imbaraga ari uko wabuvuze. Ubuzima bwa Gikristo bugira imbaraga ari uko wabubaye. So ikigushoboza kuba ubuzima bwa Gikristo naho ubuzima bwawe bwubakiye. Am I making a sense? Turi kujyana. So ahantu ubuzima bwawe bwubakiye budetermina ahantu ubuzima bwawe bujya, budetermining aho ubuzima bwawe bujya. So ndashaka rero nk'abakristo uyu mugoroba, nk'abantu turi muri gate of worship, nta muntu ushobora kuworshipinga atazi uwa worshipinga. Ibanga rya mbere ryo kuramya nyakuri ni ukumenya uramya. Ibanga rya mbere si ukuramya, ni ukugira understanding, ni ukugira knowledge. Ninde ndi kuramya, ninde ndi guhimbaza. Abantu benshi dukunda gusirimba, ni byiza. Abantu benshi dukunda kuririmba, ni byiza. Ariko ntabwo ari cyo kibanza. Ikibanza ninde uririmbira, ikibanza ninde usirimbira, ninde. Aho rero iyo tugeze aha hantu, abakristo bamwe turatakara. Kubera iki? Abenshi dukunda ibitangaza, abenshi dukunda pokeya ni nziza,
ariko poke ntago zikubaka ku rufatiro nk'umukristo. Benshi dukunda ubuhanuzi, ubu hari abantu nza kuvano banyanze. Ntago twaje guhanura, twaje kwiga ijambo. Umenye ngo ninde nzaza nzano buri kuwa gatanu nje kuramya ninde. Tuvuge ngo haleluya. Twongere tuvuge ngo haleluya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubuzima bw'umukristo mbere yuko buramya, mbere yuko busirimba, mbere yuko bubwiriza, mbere gomba umenye ninde. Umva ikindi, warakijijwe yego, ariko gukizwa kwawe wari wahuye na Yesu cyangwa wumvishe ibye gusa ugenda mu kigare? Benshi hano hari abavukira mu miryango ikijijwe, simbyanze ni byiza. Ukavuka mu miryango ikijijwe ugahita wumva papa na mama baragukirijwe birarangiye, wowe ugakomerezaho. Agakiza kari personal. Umva ibanga. Niyo waba uvuka kwa pasiteri, mu gihe utarahura na Kristo vis-a-vis ngo muhure akwemeza iby'ibyaha byawe, ntabwo urakizwa. Kuko Paul arabivuga mu Baroma ngo umuntu azizeza umutima narangiza agira ate yatuza akanwa. Byani magambo, uwo ni uzakizwa. Kwizeza umutima warangiza ukatuza akanwa. Iyo hatabonetse ibi bikorwa bibiri, agakiza kawe karacagase. By the way, kureka ibyaha si ugukizwa. Kwakira uwakuyeho ibyaha niho gukizwa. Akantu kanumvikanye? Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge cyane ngo haleluya. Umutima wanjye w'imesaje y'umugoroba n'uwe nuko nshaka kugusunikira, even though wakijijwe ariko uracyakeneye guhura na Kristo personal. Uracyakeneye kongera kugira bwa buryohe bungana nk'uko mwahuye uko bwari bumeze. Ntabwo umuntu ndabivuga gute, hagize umuntu avuga ngo amen. None niba hari umuntu ufashwa navuga ngo haleluya. Ntabwo ubuzima bwa gikristo ari ubuzima bwo kwakira Kristo warangiza ugahita umwohereza mu ijuru ugahita ugenda ku isi wenyine. No. Yitwa Emmanuel, the God with us. Mani magambo, ugomba kumwakira, ariko si ukumwakira gusa, no kubana nawe. So benshi hano twakiriye Kristo, ariko kuva icyo gihe ntabwo turongera guhura nawe. Reka mbwize ukuri, agakiza kawe kazagenda gakomera bitewe n'ubwinshi bwo guhura na Kristo kwawe. Ukeneye personal encounter, ukeneye kugendererwa na Kristo mugahura. Hari ibintu bimwe na bimwe utarekura utahuye na Kristo. Hari ibintu udakeneye ubutumwa bwinshi, hari ibintu udakeneye guhimbaza kwinshi. Ukeneye guhura na Kristo agahindura amateka y'ubuzima bwawe. Nta muntu wahuye na Kristo ngo agume uko yarari, ntibibaho. Ikibazo impamvu ugumye uko wahoze, wahuye nawe kangahe? Naho rero biza abakristo tugahinduka idini. Idini ni iki? Si inyubako. Idini ni iki? Ntabwo ari ibyo, no. Idini ni ubuzima butabana na Kristo. That's it. Iyo my goodness, mwuka w'Imana afasha mbwiriza ibi bintu. Tuvuge ngo haleluya. Iyo ubuzima bwo guhura nawe, bwo guhura na Kristo, bwo kubana na Kristo buvuye mu buzima bwawe, inzara n'inyota yo kubonana na Kristo, yo guhora usenga ushaka kumubona, ushaka kubona ubwiza, iyo nzara n'inyota ishize muri wowe, uhinduka umunyedini. Idini ni iki? Naho Kristo atari. Benshi hano tuvuga ngo amadini ngo idini ntabwo ari itorero. Idini ni ubuzima bw'umuntu bwavuyemo inzara n'inyota byo guhura na Kristo. Uyu mugoroba naje kugira ngo nongere nkwatsemo, mutereme irindi shyaka byo kumva wakongera ugahura n'umwami wawe. Birababaje, uramukorera maybe muri protocole, mu kuririmba, mu kuvuga ubutumwa, ariko umukorera by experience. Ntabwo umukorera nk'umuntu mwahuye. Nta kintu kibi kibabaje mushumba nko gukorera Imana udasabana nayo. Reka mbwize ukuri, ikintu cya mbere Imana igushakaho si ukuyikorera. Ikintu cya mbere Imana igushakaho ni ukubana nayo. Beshi hano twitiranye ibintu, ukaza ugasirimba, ukaririmba muri worship team, ngende umukozi Imana nkorera Imana, uratubeshya. Ukorera Imana kwawe kwa mbere
kwa mbere ni ugutindana nayo ahatagaragara. Waza hano akaba kugira ngo winsipayaringa abandi kugaruka kuri Kristo. Mu gihe uririmbira hano ku gatuti udashobora kuririmbira mu cyumba cyawe, uri indyarya, uri umufarisayo. Nzagarukara nongeye ngasubiremo. Mushumba maye go ahead, nongeye ngasubiremo, tuvuge ngo amen. Iyo uzi ukasirimbira hano, iyo uzi ugasengera hano ukavuga indimi marakata, icyokere, murabizi ko n'abarokore tugira icyokere, ugasirimba ukirukanka. Bira byose ushobora gukorera hano mu rusengero utabikorera wowe n'Imana yawe ahiherereye, uri umufarisayo w'abafarisayo. Ndetse nicyo turaza hano mu rusengero tugasirimba, tugasenga mareke, tugasimbuka, ariko nimba utabikora. Umwanditsi wa Matayo yaranditse mu bice 6, umva ukuntu yavuze. Yaravuze ngo weweho nujya ujya gusenga ntukamere nk'indyarya z'iki z'abafarisayo, ngo ujye winjira mu cyumba cyawe nurangiza ukinge, ngo so ureba ahiherereye. Umva, amaso y'Imana mbere ko aza hano mu rusengero abanza kureba iwawe mu cyumba. Twananiwe kubaka ahantu hiherereye hacu n'Imana. Turashaka kuza ngo twemeze, tubwirize, turirimbe, dutwika, abantu badukomera amashyi. Ibihembo byawe nayo mashyi bari kugukomera. Abavuga butumwa benshi tubwiriza by experience. Ubatura Bibiliya kuko maze imyaka ingaho ubwiriza, ndabakubita icyo cyanditswe. No, nta busabane bwawe n'Imana. Niyo mpamvu message zawe zidafasha abantu. Urabwirije imyaka, uraririmbye imyaka, ariko niye impact wari bwagire mu buzima bw'abantu. Ubu byutse bw'itorero ry'u Rwanda busigaye bumeze nka bya binini, mwe bwabone bya binini bimwe by'umutwe by'amazi batereka mu mazi, babyita gute? Feneriga. Ntago ngenzi ibintu by'imiti. Muvuge ngo amen. Iyo ugitaye mu mazi uzi ukuntu kimera tonto. Dore rero iyo twakoze amasengesho y'iminsi 3, marago faya twaririmbye, twasirimbye, umwuka yamanutse. Nyuma y'iminota 2 iyo niyo revival dusigaye duhura nayo mu itorero. Kubera iki? Turasirimba cyane ariko ntago twigishwa. Uyu mugore asi mwizanye, ndababwira mwizanye, tuvuge ngo haleluya. Reka mbabwize ukuri, nagahinda. Uzi impamvu tuza hano ku cyumweru tukambara? Umuntu wese azi ko kwambara neza ariko cyumweru. Niyo mpamvu mwaje bamwe mwashyizeho utuntu t-shirt twabaye. No, service yose ni amateraniro, amateraniro yose ni amateraniro. Mukurikire, ariko ubu mwese muzazi dimanche mwakubise na hahirize mugenda mumeze. Ariko kuko ari kuwa gatanu ni gate of worship. Imana yo kuwa gatanu ni nayo Imana yo ku cyumweru. That's it. Nicyo kikwereka idini. Ubuzima bw'umuntu butangiye guhinduka idini, butangira kwita kuri physical appearance kuruta kwita ku muntu w'imbere. Reka mbabwire nanjye sinzi igihe nzagarukira, ariko reka mbabwire, tuvuge ngo haleluya. Abari gufashwa tuvuge ngo haleluya. Umva, twafashe ubunyedini tubwegeka ku itorero. Twebwe abantu turitagatifuza. Reka mubwize ukuri, idini ryawe rya mbere, idini ni wowe mbere y'izi nkuta. Kuko mudahari uru rukuta ntabwo rwakwita urusengero ibi mubona. So idini rya mbere ntabwo ari structure, ntabwo ari ubuyobozi. Idini rya mbere ni ubuzima bwawe n'ubusabane bwawe n'Imana. Uzi impamvu bizamuka bikamanuka? Njya mbona uzi umurokore basenza y'itatu, umuriro ukamwakana, amara nk'iminsi 3 ari mu mwuka. Urabizi wanyu uri umunyamahane. Muri iyo minsi 3 ndi mu masengesho. Kera tugikizwa twakujya dukora amajene, twakora jene, hari n'ukuntu bazanaga wenda nk'umugati n'iki, ugahita ati ibyo biryo mubimbikire naho ku mugoroba.
wagira umuntu ugiye kubifata ati nubifata turashwana, wibifata ibya saa sita ukabyegeranya fresh kandi ntagire umuntu ukoraho. Wowe dore ikintu uba ukora, uba ucungana n'isaa 11:30, ayiwe iminota 30 nibura. Benshi hano muzi ko kuva ku masengesho ari kuvamo 12:00. Idini ugacungana 45 na 57 ugatangira kwizerezembya ujya mu gikoni. Uyu munsi nirije kabisa, uri umunyedini. Wabona zigeze mu kadomo ngo pa ugahita ubibona ugatangira kuvuga mu ndimi. Idini rya mbere, reka nkubwize ukuri, inzara n'inyota. Nkurikira everybody watch me, munkurikire. Ubuzima n'inzara n'inyota byo gusabana na Kristo nibishira mu buzima bwawe, menya ngo wahindutse umunyedini. C'est tout. Umva rero ikigufasha gusustaining ubuzima bwa gikristo ni urugendo ukorana na Kristo. Twasomye ino nkuru y'umugore, wumve wibuke, uyu mugore yari indaya butwi. Murankurikire? Indaya mbaya. Murakurikira? Yatwaye abagabo b'abandi kugeza aho Kristo agiye mu mwuka akamureka ati n'ufite se wawe. Yari indaya yo ku rwego rwo hejuru. Ahura na Kristo. Azana byane byo gusireyinga, twe turabasamariya. No. Yesu aratangira aramugendesha gake, nyamara umpaye ku mazi nanjye naguhande. Very strategic. Nta time mfite kujya muri iki cyanditswe deep. Mumuriki very strategic. Atangira kumutwara gake biza kurangira. Atangiye kuvuga ngo uzi ko uri umuhanuzi. Byaje kurangira iyo usomye na story kira gice cyose kakirangira, havuga ngo yemwe muze mbereke nahuye nande na Mesiya. This is very powerful. Ibanga abigishwa batasobanukiwe, mwibuke ni Petero nabwo yabisobanukiye n'iki n'umwuka w'Imana. Murabyibuka? Undi muntu wabihishuriwe ni umugore w'indaya. Arabura ati kumbe ni wowe Kristo Mesiya. Umugore umva, abantu basoma Bibiliya yagiye azana, King James version ikoresha ijambo ngo 10 cities. Yazanye imijyi 10 kuri Kristo kuko yahuye nawe. Umva nkwereke, yahuye na Kristo ari umusambanyi, yahuye na Kristo afite ikibindi aje kuvoma. Ikintu cya mbere yakoze, yafashe cya kibindi agikubita hasi ajya kuvuga. Mwene magambo, maybe ko njya n'imagine ko ashobora kuba yarafashe icyo kibindi agiye kuvomera amazi y'umugabo ngo yoge, akubitanye na Kristo, ikibindi gitagiye kuvuga inkuru nziza. Wa mugabo byagenze bite? Umva ikintu cya mbere, ihuye na Kristo aguhindurira direction. Kristo arayishanja akayerekeza ukajya mu yindi itandukanye. Niyo bita repentance. Uguhamagara amaraso ya Yesu ngo ndihanye amaraso ya Yesu. No, repentance ni metanoia, changing of your mind, guhindura imitekerereze. Guhamagara amaraso ya Yesu agahora kweza imitekerereze ahindutse, uzahora muri iyo ndirimbo. Be transformed. Romans chapter 12, my son, please carry up. Romans 12, be transformed by renewing of your mind. Bene data ndabigira kuko imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu ibitambo biza ariko kuyikorera kwanyu. Kabiri, kandi nimwishushanye nabiki, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima. King James version, please. Be transformed by renewing of your mind. This is the true repentance. Guhindura imitekerereze. Umva mbabwiza ukuri, ubwoko bw'Imana. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Kubera ukuntu utagira n'inzara n'inyota byo kongera kumenya Kristo. Bamwe muri twebwe muheruka Kristo igihe wakizwaga. Ikindi uzi ni ukumuririmba, ni ukumuvuga. Ariko umutima w'inzara n'inyota washize muri wowe. Reka mbwize ukuri, ubuzima bwawe bugeze mu manegeka kandi bazakwimuramo.
akantu karumvikanye. Benshi hano turakikoreye mushumba, benshi hano abakristo birambabaza kubona tukikoreye imisaraba twagombaga kuba twararekuye kuva igihe twizereye Kristo. Benshi muri twebwe na Kristo twakiri ntabwo twigeze tumusobanukirwa ngo tumumenye n'icyo akora. Uzi neza ngo gukizwa ngo Imana irahite hari abantu bakizwa kubera ko bahunze umuriro babyita gute, gehenomu, gehenomu. Ukabata bazarimbuka bazapfa, ugahita reka nze kwa Kristo ntazapfa. Ariko mu by'ukuri ntabwo wigeze umenya Kristo njeho ni muntu ki. Reka mubwize ukuri, imbaraga za Kristo ntabwo ziri mu kumuvuga, imbaraga za Kristo ziri kumumenya. The Bible says you shall know the truth and that truth you know shall set you free. Muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute. Mu yandi magambo, ukuri ntabwo ariko kubatura. Ukuri wamenye wasobanukiwe niko gufite imbaraga zo kukubatura. Mu yandi magambo, nutamenya ukuri, Yesu ubwe yageze aho yiyita ngo ninjye kuri. You get? Ninjye kuri. Pilato aramubwira ngo ubundi ukuri ni iki? Aramureba, aranga kumusubiza kuko yarahagararanye nako. You get? Kristo niwe kuri. Reka mbwize ukuri, ukurushaho kumenya Kristo ni kurushaho kumenya ukuri. Ukurushaho kumenya Kristo, reka mbwize ukuri, munkurikire mbarebe, munde mbabwira akantu gakomeye. Ukurushaho kumenya karande ziwanyu niko zizarutaho kugenda zikwica. Ukuzarushaho kugenda ureba ibyaha byawe niko ibyaha bizagenda bikwica. Ariko uzagenda ugenda umenya Kristo niko uzagenda umenya ubohora. Uko umenya Kristo niko ubona ko aducu. Nshatse kuvuga ngo shyira hasi kumenya karande, shyira hejuru kumenya Kristo. Kuko Kristo niwe ukuraho karande, kuko Kristo niwe ukuraho ibyaha. Mwene magambo, kumenya icyaha ntacyo bizagufasha, ariko kumenya uwakuyeho icyaha bizagufasha. This is the gospel. Abantu benshi hano dufokasinze ku bushomeri. Abantu benshi hano dufokasinze kuri karande ziwacu. Ntacyo ngera kubera karande. Karande igihe wazikubitiye kuva muri 19 ugikizwa na n'uyu munsi zo karande zitumva ni bwoko ki. Zikoze muri ferabeto. Ikibazo ntabwo ari karande. Ikibazo ni uruhe rugero rw'amakuru ufite kuri Kristo. Icyo nicyo kibazo. Kuko Kristo biraba ngo uri muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe. Karanda aho ngaho ziri he? Ndajya nkubaza uyu mugoroba, Kristo wakiriye, Biblia ivuga muri 1 Corinthians 1:24, biravuga ngo Christ is a power and the wisdom of God. Yesu ngo ni imbaraga akaba niki n'ubwenge bw'Imana. 1 Corinthians yes. Ariko kubahamagawe b'abayuda n'abagira iki, ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi ubwenge bwayo. Mwene magambo, iyo wakiriye Kristo wakiriye imbaraga z'Imana, wakiriye n'ubwenge bw'Imana. Mwene magambo, ubwo wakiriye imbaraga z'Imana muri wowe ziragutandukanya n'ibindi byose. Ariko benshi ikibazo dufite, twakiriye Yesu w'amakuru, ntago twakiriye Yesu w'imbaraga. Niyo mpamvu maze imyaka 15 ariko uracyakubita karande, uramya karande kuruta uramya Kristo. Ako kantu karumvikanye ko muteze mutuzwa cyane. Bigenze bite? Nkoza hadakorwa. Tekereza. Biravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize apana marozi, apana madaimoni, burimbuwe buzize lack of knowledge. Please, King James. Bwanjye burimbuwe buzize, my people are destroyed for the lack of knowledge, not demons. Usimamvu abadaimoni, mwibuke Yesu, hari umuntu avuga ngo amen. Wibuke Yesu muri Matthieu 28 ajya kujya mu ijuru, umfite ikintu yakoreye abigishwa. Yaravuze ngo nawe ubutware mu ijuru no mu isi, ngubwo butware ndabufashe ngize gute?
ndabubahaye. Mwene magambo, yaduhaye ubutware. Niyo mpamvu nta mpamvu yo gutinya umudayimoni, nta mpamvu yo gutinya umurozi. Kubera iki? Muri wowe biciye muri Kristo wakire, ufite imbaraga zo kugenda hejuru. Ariko bitewe no kutamenya, bitewe n'ubujiji, abadayimoni n'abarozi barakumanipira. Reka twongere tuzamure kumenya Kristo, bizatworohera kubohoka ku bindi byose. Ikibazo gihari, dusigaye tuvuga karande, dusigaye tuvuga ibyaha. Ibyaha ntago ari ubutumwa, ubutumwa ni ukuraho ibyaha. You get? So icyo nshaka kuvuga ni iki? Zamura Kristo muri wowe, urusheho kumumenya, ugira inzara n'inyota byo guhura nawe. Uko uzamuka nawe niko indi migozi yose igenda icika. Biravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no kugira gute ibindi byose. Ako twarabicuritse, tubanza tugatigita duhiga ibindi. Kristo n'ubwami bukaza nyuma. We are long. Ikibazo s'abarozi bakuroga. Subiremo. Dufite ikibazo cy'abakristo. Byo nyine umuntu akubwira ati uriya n'umurozi. Niki? N'umurozi. Urabizi ko ari umurozi? N'umurozi. Byo nyine reba inshuro wimutse kubera uhunga umurozi. Ariko ubundi reka mbabaze. Murabona tonto message nigire muhagarike. Urabizi ko byananiye. Tuvuge ngo amen. Agiye mfatiraho. Tuvuge cyane ngo amen. Tonto uncunge. Tuvuge ngo haleluya. Umva neza. Reba uburyo umaze kwimuka kubera umurozi. Ubundi papa, hari ikintu kintangaza. Usanga umwana w'umurozi ku myaka 10 aratsa gatara kajya mu kirere. Ariko twebwe umwana w'abarokore ntazi no kuvuga mu ndimi. Mwene magambo, baramastering isi y'umwuka kuturusha. How? Birababaje. Ni gute baturusha cooperating mu isi y'umwuka? Kugeza ubu hari abakristo, ndabivuga ndi pastor ndabizi, hari abakristo basigaye bajya gushakira ibitangaza bya mu bapfumu. Warangiza ukagaruka no dimanche, uri mwiza, uri umufarisayo. Uzi impamvu? Ubukristo bwawe buri powerless, nta mbaraga. Uzi ibanga ryo kuzana imbaraga mu buzima bw'umukristo ni ukumenya no gutindana n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, kubera ko niwe mbaraga. Nagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana, ongera uzamu, emerera Kristo abe center y'ubuzima bwawe. Mu byo vuga Kristo. Mushumba bisigaye bimbabaza kubona umuhanzi ararimba indirimbo y'iminota 5 nta jambo Yesu ririmo. Umupreacher ga for the sermon of 1 hour without mentioning Christ. Ngiye kubereka amabanga 7 akati ikiziriko cy'amateka. Hari imfunguzo 13 n'igice zigufasha gusaba. Na tureke gucomplicating ubutumwa bwiza. Nuko pirata vuga Kristo, wijya kuzana iby'ikigiri cy'igiheburayo. No, vuga Kristo. Ibintu biroroshye, vuga Kristo. Kuvuga Kristo egare gukira kw'indwara. Kuvuga Kristo egare abarushye. Nta muntu numwe wari uboshywe n'abadayimoni wahagaze muri presence ya Yesu ngo asubire yaho kiboshywe n'abadayimoni. Soma Bibiri. Ahubwo Kristo afite place ingana gute mu mutima wawe, iryo niryo banga. Naho kwirirwa twirukanka, twataye Kristo dusigaye twirukanyira abahanuzi. Ko mu ndebye ukunde reka mpatinde. Dusigaye tujya mu bahanuzi, iri kuvuga iki? Yaranza ka ti we zani igitambo gifatika ituro, igitambo cy'iki? Ko Kristo ari we gitambo. Kandi uko mumeze gutyo barayabagiga, amaturo barayabagiga, murayaribwa, barabatuburira buri munsi, kandi bababwira ngo muzane amafaranga twubakira inzu Imana. Abapasiteri barashaka kuyajya, jyana mu batubuzi bayabarye, ubwenge buzasubira ku murongo.
ugomba kumenya umuhanuzi. Imana iravuga iki? Ntabwo ndi kurwanya ministeri ya gihanuzi, munkurikire. Ubuhanuzi ndabwemera. Ubuhanuzi butanga direction. Ubuhanuzi buvana umuntu muri dynamo, muri confusion, ikamuha ubuhanuzi ndabwemera. Ariko ibi bintu bisigaye byaradutse, umuhanuzi itura umuhanuzi. By the way, reka mba shocking, muvuge ngo amen, mba shocking. Impamvu Imana inagutumaho n'abahanuzi nuko bwawe yakubuze ngo ikwibwirire. Buri gihe cyose umuhanuzi iravuga iki? Nta kuntu waba waramenyeye gutega abahanuzi. Imana uzayiha umwanya wo kuyumva. Genda mu cyumba cya usenye, upfuka muhamagara Imana, ibwe ngo Mana nanjye mvugisha, wamaye amatwi uranyumva. Beshi hano dusigaye twiruka. Iki kibazo ngize tonto, iki kibazo ndajya kanyarira ni rimwe gusa, ndamanuka cya uri guhimbaza kanyarira kuruta uko wahimbaza Kristo wakikukuramo. Banza twanganye tu. Ibintu mbabwira murumva ari byo muri gufashwa. Abari gufashwa muvuge ngo amen. Va mu kigare, va mu kidini, va muri icyo kigurudumu. Twagiye gusenga no ca bugufi mu cyumba cya erega papa. Imana y'ikanyarira ni nayo Imana yo mu makari wawe. Ikibazo ufite niki? Ni understanding uyifite. Nicyo kibazo. Wumva ko iyo ku musozi kuzamuka akanyarira ntabwo bikugejeje mu ijuru. Mama, calm down. Ikanyarira ni ku isi, ntabwo ari Heburoni. Hari n'abashyira ubuzima bwabo mu kaga kubera imisozi. Imivuga ntabwo mubizi. Imana n'urukundo ntabwo igusaba kwimanyagura kugira ngo ikumve, jamais. Bitewe n'iki ishaka gukora muri wowe, bitewe n'iki ishaka gutegura muri wowe. Mana nsubize iki, nsubize iki. Umva nkubwire, impamvu Imana itaragusubiza nuko utaragira kuri iyo capacity yo kumanaginga icyo iri kuyisaba. Imana ntabwo ari injiji. Mfite umwana w'umuhungu w'imyaka 3, ndamukunda, niwe wa mbere ku isi, ariko sinshobora kumuha kontake ngo ntwara mu office, ntwara sibyo, twara imodoka. Uzi impamvu? Aracyari umubebe, ariko nakura nzamuha kontake. Gutwarwa n'umwana biraryoha, ariko kuko atarakura ngo agere ku kigero gikwiriye, nta kontake namuha. Uri gusaba Imana ibintu bikurengeje ubwenge. Niyo mpamvu Imana ikoreka ati banza ukure. Bavuga amateraniro ntuwatendinga, bavuga amasengero uzakurira hehe? Mana warantaye si ukuguta ubujiji bwawe. Niyo mpamvu hano benshi barabahanuriye ariko ntibirasohora. Ikibazo si ubuhanuzi, ikibazo ni capacity ya management yawe. Hari abantu hano papa babona miliyoni imwe ingendo igahita ihinduka. Miliyoni imwe ingendo igahita ugahita ugenda ukundi. Hari nabe hano Imana iha amafaranga runaka ati ngiye guhita mva mu nzu y'Imana ho gato nzayigaruka. Imana ibikureba my dear. Imana ntabwo inegurizwa izuru my dear. Hari amafaranga Imana yaguha ku buryo tutazongera kukubona muri korari ukagenda burundu pi. Imana y'ibibona ikabati reka mbe ndetse ubanze ukure ugere kuri icyo kigero, kandi yibikora mu rukundo rwayo. Twarangiza tukirirwa tuzamuka imisozi, turirwa tuzamuka hehe, tukirirwa tujya kureba abahanuzi ngo nabo bazi ko yagiga amaturo. Ubwoko bw'Imana, menya Kristo kuruta ibindi. Ubu nibwo butumwa mvuga. Menya Kristo kuruta ibindi. Numenya Kristo cyane, iyo ndwara izagushiramo. Numenya Kristo cyane, izo karande zizakuvaho. Impamvu zikikuriho nuko utaramenya Kristo. Simple. Ndifuza ko inzara n'inyota byo guhura na Kristo ari byo byakwakamo kuruta ibindi byose. Reka mbabwize ukuri bw'oreka bw'Imana. Haba amazu, haba amamodoka, ibyo byose ni imigisha Imana izabidokona, itanabiduhaye se yabiha abandi. Uranyumva? Ariko icy'ingenzi si amazu, icy'ingenzi ni ukubana n'umukunzi wawe. Kuko amazu n'amamodoka nujya rusororo nupfa ntabwo uzabijyana. Kandi igitangaje, mvuze gupfa mu izina rya Yesu, uzapfa. Nujya uzarama nk'umusozi, nanjye ubabwira ibi nzapfa igihe cyane nikigera.
kuko nta cyantwara mbere y'igihe, nta kibaho. Ariko igihe cyanjye nikigera, I will die. Ariko muri urwo rupfu niwe tuzamanukana. Naba ndi muzima cyangwa nakiriho, niwe byiringiro nzamanukanayo, nzabimanukana. Nkaho kwita ku byiringiro muzamanukana. Hariya nta feza uzamanukana, hariya nta mugore uzamanukana, nta mwana, no, uzamanukana n'ibyiringiro. Nibyo Paul yavuze ngo niwe byiringiro bidakoza isi. Kristo niwe hope of glory. Ariko dutinze mu mazu, dutinze mu myenda. Benshi turavuga ngo ngwino kwa Kristo arakusubiza ibisubizo. No. Ikintu cya mbere Kristo akora mu buzima bwacu ntago aduha amamodoka. Kugira ngo Kristo aryohe papa, dusigaye tumufatanya n'ibintu. Kristo ntago akenera ibintu kugira ngo agire imbaraga. No. Arihagije. Ubwira mugenzi wawe ngo arihagije. No, mubwire ngo Kristo arihagije. Tuvuge ngo haleluya. Twongere tuvuge ngo haleluya. Torero ry'Imana, mureke twongere tugaruke ku rufatiro nyarwo. Kristo abe mwinshi kuruta ibibazo. Ese reka nkubaze, byakumara iki gutunga iby'isi byose ariko ukazapfa urimbutse? Hari cyanditswe cyantangaje. Yesu yasanze abigishwa mumurikire muri Matayo 27 something, ngo asanga bahunze, ngo bakinze, ngo inzugi zikinze, arabapiyaringa, aravuga ngo amahoro abe muri mwe. Umva, inzugi zikinze, nta byiringiro, nta future, nta arabareba, amahoro abe muri mwebwe. Reka mbwize ukuri, ikintu cya mbere ubuzima bwose wabubayemo, ikintu cya mbere ukeneye amahoro. Amahoro ntago atangwa n'amafaranga, hari n'abayafite bayabuze. Amahoro nyayo iyo bita shalom iva kuri Kristo, kuko Jesus is the king of peace. Niwe mwami wa mahoro. Bwoko bw'Imana, garuka kuri Kristo. Uko waba umeze kose, uko waba uremere kose, time is up. Uko waba umeze kose, ngwino kuri Kristo. Nta soni biteye, nta kimwe n'ibyo byaha byawe, ngwino. Nkunda kubivuga, uza kwa Kristo ukuri, ariko ntago akwemerera kuguma uko waje. Uza uremerewe, uzana imiruho, uzana ibyaha, uza, ariko iyo umugezeho aratangira akagutravaya, akaguhindura. Just come as you are. Tugiye gusenga. Mbere ko nsenga, nimba uri hano urabizi mu mutima wawe kutarakira Kristo n'umwami n'umukiza, mu mutima wawe urabyumva ko utarakira umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ukaba umukeneye kugira ngo ahindure ubuzima bwawe, aguhe ubugingo buhoraho, kuko muri we umufite ntazarimbuka, kuko yakunze bari mu isi cyane. Yohana 3:6 byatumye utanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera atagira gute. Bishatse kuvuga ngo utazamwizera we kurimbuka niwe mugabane, ariko kumufite ubugingo buhoraho nibwo mugabane wacu. Zamura ikiganza cyawe ngusengere. Uri hano utarakizwa, utaraha ubuzima bwawe Yesu Kristo, utaramugarukira, ndashaka kugusengera mbere ko dusoza. Zamura ikiganza cyawe. God bless you my brother. Ndabona yes, nasoni biteye. My goodness, reka nkusaba ahantu uruhaguruke, haguruka ku maguru yawe. Wowe wakiriye Kristo n'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ndagusabye haguruka. Wewe wazamuye ikiganza, haguruka. Abandi duhumirije ku maso yacu, tugiye gusengera abavandimwe. Mbere ko dusenga, urabizi neza ko utarakizwa, utaraha ubuzima bwawe Yesu Kristo, please ngwino, haguruka ngusengere. Nababonyine. Wow, God bless you my brother. Come on, dezami, reka tubakomera amashyi. Niho turuhukira muri Kristo, niryo zina rituruhura, niryo zina, nta wundi usigayemo, please, nta wundi usigayemo. Wikirana n'umutima, urabizi neza mu mutima wawe ko umukeneye kugira ngo akuruhure, akumara ibyo byaha byakuzonze. Haguruka. Nta wundi.
reka mbasabe mwe mwahagurutse mutere namwe mwirukanka hano mbasengere tubakomera amashyi. Tera intambwe wirukanka, tera intambwe wirukanka uze nkusengere. Yes, irukanka ngwino imbere mbasengere mu izina rya Yesu. Come on, mwakomeye Yesu amashyi kuruta ayo ngayo koko. Nta cyiza nko kubona abantu bangana batya baje kuri Kristo uyu mugoroba. Yes, may God bless you. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Yes, ngiye kubasengera. Reka mbabwire itorero ry'Imana, ngiye iyi ni saleri yanjye, ubu birarangiye. Iki nicyo gihembo cyatumye nambara ikote, cyaje nkavuga nka transpira ibi, tuvuga ngo haleluya. Muzamure ibiganza byanyu muvuge cyane ano magambo, muvuge ngo mwami Yesu. Sindabumva muvuge cyane, muvuge ngo mwami Yesu, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nihakanye Satani n'ibikorwa bye byose bibi. Kuva uyu munsi mbaye umwana w'Imana. Kuva uyu munsi mbaye icyaremwe gishya. Ibya kera byose bibaye bishya. Mwami Yesu, nkwijeje umutima, nkwatuje akanwa kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Reka mbasengere. Mwami Yesu, nsengeye aba bantu kugira ngo bagire neza. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bibe ku buzima bwabo kandi bigwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ndaseze kugira ngo Mana ubaruhure imitima, ubaruhure ibyaha mu izina rya Yesu. Reka ubuntu bwawe n'imbabazi zawe zibe nyinshi ku buzima bwabo. Muri bo Papa, ndagusabye ntihazagire usubira inyuma, ntihazagire ucika intege mu izina rya Yesu. Bazavemo abakozi bawe badasanzwe. Kuva uyu munsi babaye abana b'Imana. Ibya kera birahinduwe bishya mu izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi, tugushima ku bw'iminyago mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Nta muntu ushobora kubafasha follow up? Okay, reka mbasabe mugende murebe mwarimu, muhindukire murebe uriya mupapa. Mwari wadusaba ugahaguruka bakurebe, mumurebe. Mama humura, Imana ije kugutaba, vaye musengere. Abandi mugende hariya babandike babakore follow up. Humura, sibyo? Mwarimu agufashe. Yes, reka dukomere Imana amashyi, mbasabe twese duhaguruka. Reka mbasabe twese duhaguruke, tugiye gusenga juste for 1 minute. Twese duhaguruke, everybody please stand up. Umuntu wese nahaguruke. Tugiye gusengera isengesho rimwe duva mu mutima wanjye, ryo rindimo.